Bahaye ikaze mwese mbasha kudukurikira umunsi ku wundi. Uyu munsi nje kubabikira inkuru y'akababaro yatugezeho muri iki gitondo cy'uyu munsi. Abakristo bagatulika n'isi yose bari mu gahinda nyuma y'inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Papa Francis, wapfiriye mu rugo rwe i Vatican afite imyaka 88. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Vatican, yitabye Imana muri iki gitondo saa 1:35 mu nzu yabagamo ya Casa Santa Marta, azize uburwayi bukomeye bw'umusonga yari amaranye iminsi. Papa Francis amazina ye nyakuri akaba ari Jorge Mario Bergoglio. Yabaye papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo ndetse papa wa mbere utari umunyaburayi mu gihe kirenga imyaka 1000. Yavutse ku itariki 17 Ukuboza 1936 i Buenos Aires muri Argentine, atorerwa kuyobora kiliziya ku wa 16 Werurwe 2013, asimbuye Papa Benedict wa 16 wari weguye ku bushake bwe. Ubuyobozi bwe bwaranzwe n'icyerekezo gishingiye ku mpuhwe, ubutabera, ubufatanye no kwiyegereza abakristo by'umwihariko abakene n'abatitabwaho. Yabaye umuyobozi wicishaga bugufi, unafite ubushake bwo kuvugurura imikorere ya kiliziya, rimwe na rimwe atitaye ku kunengwa n'abaharanira ko ibintu biguma uko byahoze. Papa Francis azibukwa mu bikorwa bikomeye birimo gushyira impuhwe imbere kurusha guhana, kwakira no kurengera abimukira n'impunzi, kwamagana ruswa no gukangurira kiliziya gusubira ku murongo w'ubunyangamugayo. Yabaye umuvugizi ukomeye wo kwita ku bidukikije n'ihindagurika ry'ibihe, ashyigikira iterambere ry'abagore muri kiliziya nubwo atigeze yemera ko baba abapadiri. Yegereye urubyiruko, abarwayi n'abafite intege nke, akabafata nk'umutima wa kiliziya. Yakunze kwitabira ingendo z'ubutumwa bw'amahoro n'isanamitima, asura ibihugu byinshi ku migabane yose. Yagaragazaga ubushake bwo kuvugisha ukuri niyo byashoboraga kumutera ibibazo muri kiliziya. Mu mwaka wa 2024 Papa Francis yatangiye kugira ibibazo bikomeye by'ubuzima birimo uburwayi bw'umusonga n'ubushobozi buke bwo guhumeka. Nubwo yari arwaye, yakomeje gutanga ubutumwa bw'ihumure, gukurikirana ibikorwa bya Gatolika no guha umugisha abayoboke be kugeza no ku munota we wa nyuma. Yigeze kuvuga ati, ndashaka ko banzirikana nk'umusaseridoti mwiza wababariye, wumvise kandi wakundaga abantu. Simfite ubwoba bwo gupfa, ahubwo ndifuza gusoza neza. Urupfu rwa Papa Francis rwinjiye mu mateka nk'umushumba wahinduye byinshi mu mitekerereze ya kiliziya, ashyira imbere urukundo, ubworoherane n'ubutabera. Yahanganye n'ibihe bigoye, yirinda ubwikanyizi, ashimangira kiliziya yegera ababaye aho kubishyirwa hejuru n'icyubahiro. Vatican yatangaje ko gahunda yo kumuherekeza izamenyekana mu minsi ya vuba, aho hitezwe abayobozi bo ku rwego rwo hejuru n'imbaga y'abakristo bazitabira umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma. Papa Francis yagiye, ariko umurage we w'urukundo no kwiyegurira abantu ntuzibagirana. Twese twifatanije na Kiliziya Gatolika kwifuriza Papa Francis iruhuko ridashira, imirimo ye izamuherekeza.